Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto, igice cya 11. Mugere ikirenge mu cyanjye nk'uko nanjye nkigera mu cya Kristo. Ndabashimira kuko mwibuka ibyo nabigishije byose, mugakomeza imigenzo nk'uko nayibahaye. Ariko ndashaka yuko mumenya ko umutwe w'umugabo wese ari Kristo, kandi ko umutwe w'umugore ari umugabo we, kandi ko umutwe wa Kristo ari Imana. Umugabo wese iyo asenga cyangwa ahanura, umutwe we utwikiriwe aba akojeje isoni umutwe we. Ariko umugore wese iyo asenga cyangwa ahanura adatwikiriye umutwe we, aba awukojeje isoni, kuko ari bimwe rwose no kwimoza. Niba umugore adatwikiriye umutwe yikemuze, ariko niba ari ibiteye isoni ko umugore yikemuza cyangwa yimoza, ajye atwikira umutwe. Umugabo ntakwiriye gutwikira umutwe kuko ari ishusho y'Imana n'ubwiza bwayo, ariko umugore ni ubwiza bw'umugabo we, kuko umugabo atakomotse ku mugore, ahubwo umugore ari we wakomotse ku mugabo. Kandi umugabo ntiyaremwe ku bw'umugore, ahubwo umugore niwe waremwe ku bw'umugabo. Nicyo gituma umugore akwiriye kwambara ku mutwe ikimenyetso cyo gutwarwa ku bw'abamarayika. Ariko mu mwami wacu umugore ntabaho hatariho umugabo, niko n'umugabo atabaho hatariho umugore. Nk'uko umugore yakomotse ku mugabo, niko umugabo abyarwa n'umugore, ariko byose bikomoka ku Mana. Ubwanyu mubitekereze uko biri. Mbese birakwiriye ko umugore asenga Imana adatwikiriye umutwe? Kamere yanyu ubwanyu ntibahamiriza yuko umugabo iyo ahirimbije umusatsi we umukoza isoni, naho umugore iyo ahirimbije umusatsi ukaba ari ubwiza bwe? Koko yahawe umusatsi mu cyimbo cy'umwambaro wo ku mutwe. Ariko niba hagira umuntu ushaka kujya impaka, amenye yuko tudafite umugenzo nk'uwo ashaka, kandi n'amatorero y'Imana ntawe ufite. Ariko ibyo ngiye kubategeka ubu simbibashimira, kuko amateraniro yanyu aho kubungura abatera gusubira inyuma. Irya mbere, iyo muteraniye mu iteraniro numva yuko mwiremamo ibice, kandi ibyo ndabyemeraho hato. Kuko nanone ibice bikwiriye kuba muri mwe ngo abemewe bagaragarizwe kwabo. Byongeye kandi iyo muteraniye hamwe ntimuba muteranijwe no gusangira ifunguro ry'umwami wacu by'ukuri. Kuko iyo murya, umuntu wese yikubira ibye agacura abandi, nuko umwe arasonza naho undi akarengwa. Mbese ye, ntimufite ingo zanyu ngo abe ari izo muriyamo no kunyweramo? Mugayisha mutyo itorero ry'Imana, mugakoza isoni abakene. Mbese mbabwire iki? Mbashime? Kuri ibyo simbashima. Nuko icyo nahawe n'umwami wacu kumenya, nicyo nabahaye namwe, yuko umwami Yesu ijoro bamugambaniyemo yenze umutsima, akawushimira, akawumanyagura, akavuga ati, uyu ni umubiri wanjye batangiwe, mujye mukora mutya kugira ngo munyibuke. N'igikombe kigenza atyo, bamaze kurya ati, iki gikombe ni isezerano rishya ryo mu maraso yanjye. Mujye mukora mutya uko muzajya munyweraho kugira ngo munyibuke. Uko muzajya murya uwo mutsima mukanywera kuri icyo gikombe, muzamwerekana urupfu rw'umwami Yesu kugeza aho azazira. Nicyo gituma umuntu wese uzarya umutsima w'umwami wacu cyangwa uzanywera ku gikombe cye uko bidakwiriye, azagibwaho n'urubanza rwo gucumura ku mubiri n'amaraso by'umwami. Nuko umuntu yinire, yisuzume, abone kurya kuri uwo mutsima no kunywera kuri icyo gikombe. Kuko upfa kurya akanywa atitaye ku mubiri w'umwami, aba aririye
kandi abanywereye kwishyiraho gucirwaho iteka. Ndetse nicyo gituma benshi muri mwe bagira intege nke, abandi bakarwaragura, abandi benshi bakaba basinziriye. Ariko twakwisuzuma ntitwagibwaho n'urubanza. Nyamara iyo duciriwe urubanza n'Umwami wacu, duhanirwa nawe kugira ngo tutazacirwaho iteka hamwe n'ab'isi. Nuko bene data, nimuteranira gusangira, murindane. Umuntu nasonza arye ibyiwe, kugira ngo guterana kwanyu kutabashyirishaho urubanza. Ibisigaye nzabitegeka aho nzazira.